Kumvisha amasasu nyine nyuma mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney tumuzi tuje nyine abapolisi batubwira ati uyu nguyu niwe watwemere kwishe wa mukobwa. Uyu mwicanyi agomba gupfa none bikomeze gutyo umuntu ajya yica undi ngo leta iramufunga ngo ejo ngo azagenda arye kandi uwanjye yabuze oya nawe ajya apfa bamuvaneho. Iki gihano bamuhaye niba kuko bamufashe ntago cyaba kimagije kuri njyewe, numvaga byibura wenda twakamushakiye nk'ipoto tukamumanika nkahariye ku Karubanda ku buryo buri muntu uri wese no mu yindi ntara agomba gutega agafata itike akaza we aje kureba wamwicanye wakoze kiriya gikorwa ikintu kibi cyane. Ari nkanjye ku bwanjye njyewe numvaga atakarashwe use namuca urugingo namugira kumubamba nkari aho izuba riraserenga kuriya we umuryango we ukageza kureba nawe urupfu yishe undi muntu. Uzi kwica umuntu utaramuremye utazi buryo yakabayeho ubundi suzi yakabaye hate kuzira ngo njyewe nagukunze bite nuko nako kantu bari barakoranye kari karangiye kubahuza urumva ko no mu buryo bwo kumubona uko yabishakaga kwari kwarangiye. Nahise numva ko ari we nahise nanabibwira abayobozi bahise bahagera mbere ndabwira n'umwana wanjye umuntu umwishe ndamuzi. Tugarutse mu murenge wa Remera uherereye mu karere ka Ngoma ni mu ntara y'Iburasirazuba ni nyuma y'inkuru twari twaraye tubagejejeho y'umukobwa witwa Ariete uri mu kigero cy'imyaka 17 wari wishwe ariko akicwa ashinyaguriwe. Ngira ngo ntabwo turi buvugeho byinshi ahubwo niba utarabonye inkuru ushobora kureba muri comment yacu link twashyizemo ukabasha kuba wakurikira iyi nkuru yuko byari byagenze. Abaturage bavugaga ko batazi uwabigizemo uruhare ariko bagasaba ko inzego zibishinzwe zakurikirana ndetse bakamenya uwabigizemo uruhare. Muri iki gitondo twongeye kugaruka muri uyu murenge abaturage batubwira ko aha duhagaze harasiwe umusore witwa Fideli ndetse uyu musore akaba yarasanzwe akundana n'uyu mukobwa ndetse ngo abenshi bari bazi ko bazabana nk'umugore n'umugabo ariko baje gutungurwa nuko uyu musore warasiwe aha. Amakuru bahawe n'inzego z'ubuyobozi ubwo bari bahageze bababwiye ko uyu musore yemera ko ari we wishe uyu mukobwa ndetse ngo yamara kumwica agasubira i Kigali dore ko uyu musore ariho yarasanzwe akorera imirimo ariko inzego zibishinzwe zikaba zamukuye i Kigali zikamugarura muri uyu murenge wa Remera uherereye mu karere ka Ngoma aho yaraje kwerekana ibikoresho yakoresheje yicanya kwigendera ariko ngo ubwo bari bageze kuri aka gahanda yagerageje gutoroka inzego z'umutekano ubundi ngo birangira arashwe. Ibi ngibi nkubwira ni iby'abaturage badutangarije ubwo twari tugeze aha ariko nabo batubwira ko ari byo inzego z'ubuyobozi zababwiye ubwo bari bumvise aya masasu ubundi bakaza kureba ikibaye. Ni inkuru tugiye kurebera hamwe tukumva abaturage bahageze mu ba mbere ariko nanone ni inkuru irimo byinshi cyane kuko turi buze kumva mama w'uyu mukobwa nyakwigendera avuga ko umubano w'uyu mukobwa n'uyu musore hari icyo yarawuziho ndetse kuri ubu yadusobanuriye n'icyabaye imbarutso kugira ngo aba bombi bahoze bakundana baze gushwana kugeza ubwo umwe yambuye undi ubuzima amushinyaguriye. Byose ugiye kubyumva muri iyi nkuru ariko ndagira ngo dutangirane n'abaturage bahageze mu ba mbere ndetse kwikubitiro. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo wowe udukurikira umunsi ku wundi umaze kubimenyera ko mu nkuru n'ibiganiro byacu bitandukanye dukora umunsi ku wundi duherekezwa n'ikigo cyitwa Umuhuza Business and Training Center. Ni ikigo kimaze kuba ubukombe, ni ikigo cyemejwe ko aricyo kigo cya mbere kigisha imyuga muri iki gihugu cyacu ariko by'umwihariko akarusha bamara kukwigisha bakaguha n'akazi ugatangira gukorera amafaranga. Ni ikigo cyabaye ubukombe mu kwigisha abahungu n'abakobwa kuko kuri ubu bafite amacumbi ku bahungu n'abakobwa. Ni ikigo giherereye i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40 ariko by'umwihariko ushobora kuvugisha iyi nimero ubona kuri screen yawe aho waba uherereye hose bakaguha ibisobanuro birambuye. Rubyiruko muze mwiga imyuga ariko n'abakuze niba ufite n'akazi ntabwo ari urwitwazo kuko abangaba ushobora guhitamo isaha ushaka kwigiraho akaba ariyo wigiraho. Si ibyo gusa kandi kuri ubu ndakubwira ngo barakwigisha imyuga irimo
gufata amashusho no kuyatunganya, barakwigisha gutegura amafunguro atandukanye, barakwigisha gutunganya amarangi, kuyasiga, barakwigisha ibigendanye n'ifarini byose, imigati, capati, amandazi ndetse n'ibindi byose bitandukanye barabikwigisha. Ubundi nawe ubintyoza utangire gukorera amafaranga. Reka twumve iyi nkuru, reka tugaruke n'abaturage, ariko nkuko nakubwiye ko turi buze kumvamo byinshi, reka kwikubitiro tubanze twumve abaturage bahageze mu ba mbere batubwire uko babisanze. ariko uwo muntu bamuzanye nyine baramugeza ahangaha, ubwo yafashwe n'inzego z'ubuyobozi, abereka ko agiye kubereka ibyuma bindi yakoresheje. Ibigaragara rero kugira ngo amasasu avuge, agaragara nk'umuntu wari ushatse wenda nko kubaturuka. Bo babonye ko ashaka nko kubaturuka, nabo bakoresha ubushobozi bwabo nyine bushoboka. Aha niho yaguye, aha niho yaguye, aha niho yarasiwe. Ababashije kubaduka bahageze bashiritse ubwoba. Njyewe ndakubwira ngo aho narindi nadagazwaga, numva yuko nanjye nshobora gusohoka, ntiwenda abasirikare baje bagose, ntiwenda nubwo se ayo masasu ntibimeze gute. Njyewe ubwoba buranyica, mpama mu nzu. Ariko maze kumenya yuko ari uwo muntu bazanye bakamurasa, bitewe n'ibibi yakoze, navuze ngo ashyi ndaruhutse, kuko twumvaga yuko uwo muntu ari bugume akatujyamo akatwica nabi nk'uko yishe uriya. Twe kubyakira nta kundi twabyakiriye. Umuntu w'umwicanyi agomba gupfa akanavaho, kuko aho kugira ngo agomeze yice n'abandi, biriya ntago yabikoreye umuntu umwe, yabikorera n'undi. Twebwe nuko twabyakiriye, nta kundi. Uyu mwicanyi agomba gupfa. None bikomeze gutyo, umuntu ajya yica undi ngo leta iramufunga, ngo ejo ngo azagenda arye, kandi uwanjye yabuze, oya nawe ajya apfa bamuvaneho. Turabishyigikiye. Umuntu wishe undi nawe nta yindi myanzuro, bamufatire kujya bamwica nawe avanweho. Kumvisha amasasu nyine, nyuma mpamagaye umuturanyi aravuga ati mumanuka ahubwo hepfo yo kwa Vianney tumuzi. Tuje nyine abapolisi batubwira ati uyu nguyu niwe watwemere ko yishe wa mukobwa, ati twamufatiye i Kigali. Ati tumuzana aze kutwereka ababwira umuhoro hariya uruhande rwa mukobwa we yapfiriye, umuhoro koko ejo barawubonye. Ababwiye ngo agiye kubereka inuza ngo ibyuma ngo byo yamwiciye, ngo ahandi yabihishe. Nibwo ngo yahise ashaka kubaturuka baramurasa. Bamurasira hano. Mwahageze yarashwe? Twahageze hano yaryamye bamurasa. Umupolisi aratubwira ati ni 150 ngo yazizaga uwo mukobwa. Ati reba umuntu nk'uyu udapima n'ibiro 50 agakorera amarorerwa nk'ayo. Ngo yabikoze wenyine se? Ngo wenyine w'umwe, nta wundi muntu ngo bari kumwe. Amaze kubikora ahita yerekeza i Kigali? Ahita asubira i Kigali. Iki gihano bamuhaye niba kuko bamufashe ntago cyaba kimagije kuri njyewe. Numvaga byibura wenda twakamushakiye nk'ipoto tukamumanika nk'ahariye ku Karubanda, ku buryo buri muntu uri wese no mu yindi ntara agomba gutega agafata itike akaza we aje kureba wamwicanye wakoze kiriya gikorwa ikintu kibi cyane. Ari nkanjye ku bwanjye njyewe numvaga atakarashwe, ubuse namuca urugingo, namugira kumubamba nk'ahari aho izuba rirasira nka kuriya, we umuryango we ukageza kureba nawe urupfu yishe undi muntu. Uzi kwica umuntu utaramuremye, utazi uburyo yakabayeho, ubundi suzi yakabaye hate, kuzira ngo njyewe nagukunze. Kuri pirona hiri buri muntu akajya aturuka ibunaka, bikazaba icyitegererezo n'undi wese ku buryo atakongera gutekereza gukora ubwicanyi nka buriya. Byaba byiza cyane. Njyewe nk'amagambo nyine navugaga mbwira na bagenzi banjye, n'ejo naravuzanye nabimenye ndi mu isoko Kabarondo Ndomakarani, kiretse bamumanitse naho bamwihutishije. Byibura wenda kamara nk'ibyumweru ibi bibiri, wenda n'abasirikare bicaye hariya barya. Ariko ubugome n'isi yose
ikavuga ati igihugu cy'u Rwanda natwe twafashe umwanzuro w'umwicanyi nawe kagomba kwicwa nk'undi mwicanyi wese. Uriya ni umuntu se wica umuntu utaremye gute? aha nawe uri kumva yihutishijwe. aha yihutishijwe ko umubyeyi wabyaye akajya ku Gisaga akikira umwana ugahinguka kuri mwana w'umukobwa uburyo bamuciye buri karenge kose, buri tuno, buri rutoki, buri rugingo rwose rukajya ahari. uyu nguyu bamukinishije ntiyarakwiye urunguru kuko kumva twe bahora badushyira hariya batwigisha amateka y'igihugu, bigisha urubyiruko. Hirya y'ejo twarangiza akaba aribo bari kwigisha babisubiramo babijyamo. Ntabwo urupfu uyu bamukinishije, uyu ntabamukinishije. Twe twumvaga bazamuzana hagati y'inteko imbere y'abaturage tukamukatira urumukwiriye. byatubabaje nk'ababyeyi. uyu si yari umunyarwanda ukwiye kuba muri iki gihugu, nubwo bamudukijije bwose. uyu mwanzi w'igihugu bamwihutishije, byaturenze. muri iki gihugu yanduje igihugu cyacu, umurenge wacu yawanduje. N'ubu turi kwibaza ngo abamushingura hari uwarira. Iyi satani yateye iki gihugu, erega buriya tuba twatewe. Yewe buriya mwicanyi umeze kuriya gusa ejo abikoreye umwana wanjye, ntabwo urajya gushyingura. buriya njye gutabara uriya muryango ntabwo najyayo. ntabwo muri bumushyingure keretse nuko yatunukira turajyayo, nuko yatunukira. naho ubundi sinakagiyeyo kubera ko yatunukira gusa, najyayo kumushyingura, ariko ubundi sinakagiyeyo. ariko ndaje ndanajyayo kwanza. twumvise yuko uriya mugome akoze biriya bintu yarashwe, ariko mbere ya byose twe twashimiye leta y'ubumwe yakoze ibishoboka igakurikirana umuntu nk'uriya w'umugome. ntabwo ari umuntu uri kuba mu bantu rwose, aba akwiye urupfu. gusa twumvaga nuko nyine yarashwe yamaze gupfa, yari buze mu nama y'abaturage twese tukamureba tukamushakira igihano kimukwiriye, ariko nabwo ntacyo kuba yapfuye. twahumetse ko arasa umuntu kuba mu bantu, ntabwo ari umuntu kubana n'abantu. buriya afite umutima w'ubunyamaswa mubi cyane. no kuba yafashwe nabyo ni ibya mbere, ni byiza kuko abenshi dufite ubwoba. urasa umuntu kuba mu bantu rwose ngo abane n'abantu amahoro. ni umuntu uba ukwiye urupfu, nawe akava kuri iyi si, kuko yarahemutse cyane, akoze ibintu bidasanzwe. ukwiye gupfa kuko iyo wishe nawe urapfa. none wice uje kurya leta, n'ubundi leta igomwe ku ibyayo kandi wishe. mu kiganiro kigufi twagiranye na mama wa nyakwigendera, yadusobanuriye ko aya makuru bayumvise, ariko nyirizina we yadusobanuriye ku bigendanye n'umubano w'uyu mwana we n'uyu musore, ndetse by'umwihariko anadusobanurira icyo bapfuye kugeza ubwo umwe yambuye undi ubuzima, ariko nanone n'undi nawe bikaba byaje kurangira nawe atakarije ubuzima n'ubundi hafi y'aho yamburiye ubuzima nyakwigendera. Reka twumve nyina ubyara uyu mukobwa ibyo yadusobanuriye. turareba tubona ni nawe wo twakekaga niwe. yitwaga nde? Njye nari muzi yigeze kuza hano. yitwaga nde? yitwaga Habiyumva Fidele. Habiyumva Fidele nawe yaratuye muri uyu murenge. Iyi ni umurenge wa Remera, usibye ko akagari ari aka Bugera. mu bitumye tunagaruka, iyo habaye ikintu nk'iki havugwa byinshi, rimwe na rimwe hakaba hashobora kuzamo n'ibihuha. ndagira ngo udusobanurire impamvu kinyamukuru yatumaga n'ubundi ari we mukeka kugeza ubwo n'ubundi birangije abyiyemereye. Yewe impamvu namuketse, yari amaze iminsi numva avugana na Riyete kuri telefone, ariko amubwira nabi. nigeze kumva nyine ari kumubwira ngo yabonye sinzi uko babivuga, ariko murihanganira imvugo yanjye, ngo abonye yapotinze. ubwo rero undi numva ari kumubwira, yari yicana mu gikari ndi kumva ibyo amubwira. aramubwira ati se gupotinga bigutwaye iki? gupostinga kuri telefone? undi numva aramubwiye
ngo ubwo ngubwo nyine ngo ubwo tuzareba. Ndaramubwira ati ariko umenye ko nakubwiye ko dukundana bisanzwe. ariko umukobwa abwira umusore nta ibindi baganira nigendeye, ntabwo nigeze mbyitaho, numvaga ari iby'urubyiruko nyine nta birenze. yavugaga ko yapostinze undi musore ngo yari yashyizeho undi musore. ubwo rero niyo mpamvu nahise mukeka, nahise mvuga ntiwumva ko n'ubundi ho hajemo agatotsi, kandi yari yaranamushingiye akarimatasiyo hano. Birangira mbona ashaka kumera nk'ushaka kukamurisha, sinzi ukuntu nabivuga, yajyaga amutumaho umwana akagenda ariko akajya tutabizi. Noneho ndavuga nese ibi ngibi si ubuhenda abana yaguha byo kugira ngo akomeza konone mu myaka ya 17, kandi ubona ari umuntu ukuze wakakwigishije ubwenge, ubwo akaba ari kugushukashuka. Rimwe rero nagiye mu isoko kubera ko ndacuruza ubundi buzima bwinshi, mba ndi mu kwiruka nshakisha imibereho. Noneho mvuye mu isoko nsanga ntawe uhari. Ni nkaho twahagereye rimwe ngo yagiye mu gitondo, ise yamubuza azi ko yagiye gukamisha amata yatekaga ibyayi nyine aha ngaha. Ise aramutegereza aramubura, arampamagara ati Ariyete namubuze. Ndamubwira ntubwo rero ubwo ngumba ku rugo ntujye mukamvumba mu mirima, kuko ubwo ntago wasiga urugo rwonyine. Yeze hano ubwo nsanga nawe nkaho twahagereye rimwe. Ndamubaza se Ariye wari uri? Arambwira ati njye niyo wankubita ntabwo nakubwira aho narindi, kwako najyaga mbimubuza. Mpamagara umuhungu nari mfite nomero yo, kubera ko yakundaga guhamagaza telefone yanjye. Ariyete yakundaga guhamagaza telefone yanjye bari kuvugana, kubera ko nabaga mfite amayinite, njye sinjya mpfa kubura amayinite. Nuko mpamagara umuhungu ndamubwira se Ariyete mwari kumwe? Ati twari kumwe. Ndamubwira rero mu myaka ufite 24 yambwiye, nawe akaba afite 17, n'umutera inda nzagufungisha, nuko namubwiye. Ubwo ngo ahise ahamagara Ariyete, njye ibyo ntabwo bindi nabimenye, ariko Ariyete yabimbwiye nyuma maze kumusubiza amafaranga ye. Ngo aramubwira ngo namubwiye nabi, ngo namusubiza amafaranga ye. yarangahe ubundi mbere batangira umushinga, kuko umwana ari yabimbwiye, yari yamubwiye ko bazatangiza 400. Ariko nyuma bamaze kubikora arambwira ati rero amafaranga agize ibibazo, ati ntiyayampaye yose, atazagenda yampa gake gake. Ariko urebye ibintu yari afite ntago yari arimo, yari yamuhaye make nyine, urumva nkuko yari yabimubwiye nta yandi hari yamwongeye. None yacuruza agashyira no kuri telefone y'umugabo y'uwo muhungu nyine yibwiraga ko bazabana. Ngo yibwiraga ko bazabana, ariko Ariyete ngo aramubwira ati nugukundana bisanzwe tugakorana umushinga. None igihe cyo kurangura cyagera bakajyana kurangura, bakarangurira hamwe akabimuha akabizana. Umwana agacuruza, akajya acuruza n'umudashyira kuri telefone y'umuhungu. N'abantu bamwishyuraga benshi bamwishyuraga kuri telefone kubera ko yabaga ari buyashyire kuri telefone. Ubwo rero birangiye amubwiye ko amusubiza amafaranga ye, ibyari bihari yahise abiteza arabigurisha. Ubwo birumvikana ko yamusunikiye. Birangira umwana yifatiye iyindi mirimo yikoreraga, imirimo yo gusuka. Ubwo nubwo bamwishe yari yavuye gusuka nyine, niko kazi yakoraga. hari hashize igihe se agatotsi kajemo we n'uwo musore? hari hashize igihe kinini batamiranye neza n'uwo musore? Oya, nta gihe kinini. Uwo mwana icyo gihe amuhabwira ngo yabonye yapotinze, hashize nk'ibyumweru 2. Kuko yari yagiye, ndibuka ko yari yagiye Kayonza gushyingura, abonanirayo nimba n'uwo muhungu yari afite gahunda yo gushaka simbizi by'urubyiruko. Umuhungu rero ngo amwereke imiryango, yari yagiye gushyingura nyirakuru. Ngahita amwereka imiryango, ariko umwana ntabwo yari azi ko ibyo bintu biri bukorwe. Kwa kundi ubwo yumvaga n'umusirikare wo muhungu uwo w'Ikayonza uwo yapotinze, ngahita amwereka imiryango. Umuhungu niwe wahise amwipotingira, niba ari simbizi, kuko yari amaze ngo kumwereka abanyamuryango. Uwo muhungu rero nibwo yahise abibona, nibwo amakimbirane yahise aza. Noneho niyo mpamvu nahise mbyumva babivugana kuri telefone ko numva umuhungu ari kuvuga nabi, yaravuze n'ako kantu ngo azamukorera ikintu ngo azakibona. Mpita mvuga nti ndabumwisha.
bitewe n'uko n'ako kantu bari barakoranye kari karangiye kubahuza, urumva ko no mu buryo bwo kumubona uko yabishakaga kwari kwarangiye. Nahise numva ko ari we, nahise nanabibwira abayobozi bahise bahagera mbere, ndababwira n'umwana wanjye umuntu umwishe ndamuzi. ko ari Fidele. Nahise mbibona kubera ko urumva yahise amutura umujinya kubera ko mubuje kujya ahora amujyana uko ashaka. Mubwiye ko nzamufungisha yahise avuga ati uyu mwana n'ubundi ntabwo nkimubonye nyina yakukuye. Urumva yahise agira umujinya rero. Ariko se hano yakundaga kuhaza, yarahazaga n'ahantu yarazi ku buryo yamenya aho barara byose. Yarahazaga nase umuntu bari bafatanyije umushinga yabura kuza. Yarahaze nanjye nari muzi. Ese mwari muzi ko bakundana kwikubitira? Mbere yuko bashwana n'ubundi mwari mubazi ko bakundana? Ubuse kugeza ubu umuntu yakwibaza yaba yaramuhoye ayo mafaranga, yaba yaramuhoye ko yamwanze, mwe murakeka ko cyaba cyarabaye imbarutsa? Ikintu mbona yahoye umwana yanjye yamuhoye ko yamwanze, kuko icyo kintu cyo kupotinga uwo muhungu nicyo cyamubabaje. Nicyo cyamubabaje, wumvaga kuri telefone kari kuvugana ubukana bw'umujinya kuba yarapostinze. We yumvaga bazabana buriya, undi nawe akumva ko wenda ubwo n'urubyiruko rw'ubu ntiwamenya. Ariko ubwo umukobwa byumvikane ko ibyo kubana byo yari yarabivuyemo, ibyo kubana nawe. Ko numvaga amubwira ngo bavuganye ngo ko bazajya bakundana bisanzwe, numvaza ubwo bajya. Amafaranga ariko yari yaramaze kuyamwishyura yose cyangwa nta kintu na kimwe kiri hano mu nzu, byose yari yarabitanze. Yaramwishyuye. Ibyo rero by'amafaranga y'abaramusigayemo ko umuhungu se n'ubundi yari afite nomero zanjye. Iyo yaburaga Ariyete yajyaga nampamagara akambaza ati Ariyete, katampamagaye ngambwira ati Ariyete yansigayemo amafaranga, kandi uwo mushinga nari mbizi ko bawufatanyije. Ariko ntiyaraherutse kuguhamagara? Ntabwo yongeye no kumvugisha. Sibyo gusa ko n'uwo munsi namuvugishije nagiye kuri toyi ngeze telefone natakaramo. Njye nomero zose nongeye kuzibona. Ubwo ariko izanjye zurumva yarazifite n'ubundi telefone yakoreshaga yakifite. Ese ubu byagaragara ko yaje ubundi akaza akica urugi, cyangwa bigaragara ko yamuhamagaye akaba ari umukingurira mukurikije nk'ishusho? Ntabwo ari kumukingurira, byo ntabwo byakunda. Umuntu mwamufitanye amakimbirane ukamukingurira mu ijoro nakubwiye ngo azagukorera ikintu ukibone. Yaba yarishe urugi? Uriya muntu ashobora kuba baramukingiranye mu nzu kubera yarahaza akaza akica. Yarahazi inzu yararagamo, yarayizi, yarazi ibyumba by'iyi nzu, yarazi ko nta cyumba cy'abana kihaba. Ibyumba byose ibintu byari birimo yarabizi. Yarazi ko inyungu umuryango umwe bawukoreramo ari uwabo, ahandi ariho nshyira ibintu imyaka kuko nanjye ndacuruza. Ubwo rero yarabizi neza ko Ariyete arara muri iyi nzu. Ntabwo yabiyoberwa, urabona umuntu yakunda n'umuntu aba amwisanzura. Kugeza ubu ni iki mwavuga ku byabaye noneho ibyo mwumvise muri icyo gitondo cyo kuba nawe yarashe? Ibintu twavuga ku byabaye gusa yego uriya muhungu nubwo yapfuye ariko njyewe urupfu rwe ntabwo rwanshimishije neza. Numvaga wenda bari nko kukica uko cyanyiciye umwana, niko kirutse nyine bakakirasa, ariko numvaga bo bakizana nko mu baturage bakacisha nk'uko cisha umwana wanjye. Njye nakirebaga nkumva ntabwo cyapfuye, ntabwo nabonaga neza ko cyapfuye bitewe n'ukuntu umwana wanjye yamwishe urubozo. We nabonaga aho aryamye, nabona ingingo ze zose ukuntu azifite, nkabona ni muzima. Numvaga urupfu cyagapfuye ari urupfu nk'urwo cisha umwana wanjye, ariko ntacyo nabwo ntakundi nyine twabyakiriye. Njyewe se bwa mbere nicaye nawe nyine amubaza uri uwahe, ambwira ngo ni umunyabugera. Ndamubwira nese ubwo umwana wanjye imyaka ye urayizi? Ati hoya. Rero umwana wanjye ni umwana, afite imyaka 17. Mbere naza bwa mbere ho na 17 yaburaga iminsi ngo yuzure, nayo yari afite. Hamwe na se ufite ingahe? Ngo nyine afite 24. Hamwe na se intego mufite niyi, dufite intego ngo yo gukora ngo business, ariko ngo tuzabona abana. Ndabona se bw'imyaka abura uzayirindira, ngo y'urukundo ruhari ngo uranayirindira, nuko yambwiye.
Ubwo ibyo ni ibyanyu njye sinabuze uburenganzira bwanyu nanigira ndavuga nti njye ndashonje mvuye mu isoko reka njye kwirira utanyizira mu gikari sinongeye kuvugana nawe. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego zitandukanye zirebwa nayo gusa ntibyahise bidukundira, ariko ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma nabwo bwemeza ko ibitangazwa n'aba baturage ari ukuri nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi w'aka karere ka Ngoma Madamu Niyonagira Nathalie. Bagerageje kurwanya inzego z'umutekano hanyuma bagahuriramo n'iyasanganya nyine abaturage twaraye tugeze ahabereye ibyo byago twakoranye inama turabahumuriza turabigisha uburyo bwo gukomeza gucunga umutekano twihanganisha umuryango wagize ibyago ariko nanone tuvuga ko inzego zacu z'ubutabera tuzizeye ko zizatanga ubutabera kuri nyakwigendera. Twavuye muri uyu mudugudu umurambo wa nyakwigendera watwawe n'inzego zibishinzwe ndetse abaturage muri rusange bakavuga ko ibi ngibi byatanga isomo kuko ngo umuntu ushobora kwica undi kuriya amushinyaguriye n'ubundi ngo nta kabuza ashobora kuba yakwica n'undi, dore ko bo bavuga ko bari bafite ubwoba mu gihe cyose bari bataramenya uwagize uruhare mu kwambura ubuzima uyu mukobwa. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, turi mu karere ka Ngoma aha ni mu ntara y'Iburasirazuba.